اللهم صل على محمد Abu Muhammad Shia Uislamu bw'umwimerere. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. banyarwandakazi ndabasuhuje aho muherereye hose, bavandimwe b'Islamu duhujwe n'idini yacu dukunda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nihashimwe kandi hasingizwe Imana imwe rukumbi ishobora byose. Amahoro n'imigisha by'iyo Mana singiza bisakare ku wasozereje n'umwe n'abahanuzi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, nabo mu rugo rwe baziranenge bejejwe ibyaha n'amakosa nk'uko tubisanga muri aya ya 33 yo muri suratul Ahzab. Uyu munsi nifuje ko twaganira ku nsanganyamatsiko ikomeye cyane benshi tudaha agaciro ngo tuyivugeho tuyigisheho, ariko nyamara wareba ugasanga niyo nsanganyamatsiko ibumbatiye byinshi bitandukanye mu buzima bwacu bwa buri munsi: uburere bw'umwana mu muryango, nk'uko tubisanga mu mvugo z'abantu bo mu rugo rw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ahalu bayt alayhi musallam. Ni kenshi twirengagiza ibijyanye n'uburere bw'umwana, ahubwo tukigisha ibijyanye n'ingo z'abakuze, abashakanye. Nyamara turamutse duhereye mu mizi tukigisha iby'uburere bw'umwana bigafata, abana bagakura neza, abone nabo bazavamo abagore n'abagabo beza, tutiriwe tuvunwa no kwigisha abantu bakuze iby'abashakanye. Igiti tukigorore kikiri gitoya. Ntabwo mvuze ko inyigisho z'imiryango zitakabayeho, ahubwo ndavuga ko inyigisho z'ibyerekeranye n'uburere bw'abana mu muryango ziramutse zishyizwe imbere, twagira icyizere cy'uko mu bihe bizaza ibibazo by'ingo n'imiryango bizagabanuka. Ariko nimba uyu munsi twirengagiza umwana, ntitumwigisheho, ntiturebere hamwe buryo cy'umwana yagakwiye kuba arererwa mu muryango n'ibindi bimwerekeyeho, murumva ko rwose tuzakomeza guhura n'ibibazo bitandukanye by'ingo, kuko aho twakabaye duhera twigisha uyu munsi turahasimbuka. Ntidushishikajwe no gutegura abana bacu ngo bazavemo bazubaka imiryango myiza, ahubwo dushishikajwe no kwigisha abakuze uburyo bakwiriye kubana n'ibibazo binyuranye, byinshi muri byo baterwa n'uburyo barezwemo bakiri abana. Buriya icya mbere dukwiye kumenya ku mwana nuko ari inema n'ingabire idasanzwe turuka ku Mana, nk'uko ubwayo ibyihamiriza mu gitabo cyayo gitagatifu cya Quran, aho itubwira iti: Bismillahir Rahmanir Rahim, Lillahi mulku as-samawati wal ard yakhluqu ma yasha'u yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur. Imana ni nyir'ubwami bw'ibirere n'isi, irema ibyo ishaka uko ishaka, igabira uwo ishaka abakobwa, ikanagenera uwo ishaka abahungu. Imana igakomeza iti: aw yuzawwijuhum dhukrana wa inathan wa yaj'alu man yasha'u aqiman innahu alimun qadir. Cyangwa se ikamuvangira ikamugabira ibitsina byombi, abahungu n'abakobwa, kandi n'uwo ibonye ko kabikwiye imwima urubyara kabingumba, dore ko yo ari umumenyi wa buri kimwe cyose, nyir'ubushobozi bwuzuye. Suratu Shura kuva kuri aya ya 49 kugeza kuri aya ya 50. Byumvikane neza ngo mbere na mbere umwana wese n'umwana. Umwana ni umugisha uturuka ku Mana. Hari abo Imana idaha umwana bitewe n'ubumenyi yewe n'ubugenge bwayo. Bityo kuba wowe uyu munsi ufite umwana, menye ko uri mu banyamugisha. Imana yakubonyemo ko uri mu bakwiriye kubyara ukororoka. Ibyo bizirikane kandi uhora ubishimira Imana.
nimba kandi nanone nta mugisha wagizeho kubona umwana, ihangane kuko byanga bikunze hari impamvu ikomeye utazi bishobora kuba bimeze bityo. Biharira Imana. Wenda wari kumubyara ntumukuze ugapfa umubyara, cyangwa nanone akaba yapfa urimo kumubyara n'ubundi ukazabaho ubuzima bwawe bwose ufite agahinda. Wenda wari kubyara umwana mubi cyane ku buryo wari kuzageza aho yifuza ngo Mana Nyagasani iyo uza kungira ingumba. Uyu munsi hari abo tubona bafite abana babi cyane ku rwego ageraho yifuza ati iyo nza kugirwa ingumba, iyo nza kuba ntarabyaye uyu mwana. Kandi nyamara disi kubera ubumenyi bwacu bukeya, iyo nabwo ataza kumuhabwa, uyu munsi yari kuba yitotombera Imana avuga ati Mana koko uwanjijije iki, kuki utampaye akana? Icyo nshaka kumvikanisha hano nuko uko umerewe kose uyu munsi, ibyo bye gutuma usindishwa n'ibyishimo cyangwa se ngo wicwe n'agahinda, kuko buri kimwe cyose gifite umugambi w'Imana ukiri inyuma. Buri kimwe cyose gifite impamvu. Hari n'ababyara rero ugasanga ntiyishimiye umwana Imana yamuhaye bitewe n'impamvu zinyuranye. Ibi nabyo ni ibintu twagakwiye kuba turenga, kuko uwo mwana si we wiremye, yewe nawe si wowe wamuremye gutyo. Dore ko nawe ubwawe nugaruka mu bitekerezo ukabishyira ku murongo, si wowe wiremye inshuti muvandimwe. Cyane cyane abagabo buriya uzasanga iyo umugore yabyaye umwana w'umukobwa ari tarema, si bose ariko barahari. Ugasanga barifuza abana b'abahungu gusa kurenza uko bifuza abana b'abakobwa. Umugore yabyara umwana w'umukobwa ubwo kakaba kamubayeho ngo kuki yabyaye umukobwa, kandi nyamara umugore si we wigenera igitsina byara. Wowe mugabo uragirana amakimbirane n'umugore wawe ngo ntabyara umuhungu, mu gihe uzi neza ko kubyara ari umupango w'Imana, ari gahunda y'Imana, ari itanga abahungu cyangwa abakobwa, cyangwa se ikabatanga bavanze, nkuko twabisomye muri suratu Shura aya ya 49 kugeza ku ya 50. Urumva ko wowe mugabo uhanganye n'Imana kurenza uko uhanganye n'umugore wawe. Icyo kizirikane, kandi ku munsi w'imperuka uzakibazwaho nyuma yo kumva ino nyigisho. Wenda mbere ntiwari ubisobanukiwe, ariko uyu munsi urabimenye. Wakabaye ufata umwanzuro mwiza wo guhindura ndabona ku bijyanye no kubyara k'umugore wawe. Ese kutishimira ko umugore wawe abyara abana b'abakobwa, umugore wawe we ntiyavutse ari umukobwa? Ese kutishimira abakobwa iwawe, mama ukubyara we ntiyaje ku isi ari umukobwa? None se niwishimira kubyara abahungu gusa, umuturanyi wawe nawe bikagenda bityo, n'abandi nabo bikamera bityo, murumva abo bahungu banyu batazapfira mu kuba ingaragu bagahambwa n'ikara, bashyingirwe n'abandi ko mutifuza abana b'abakobwa? Ibyo byose ni ibibazo abantu twagakwiriye kuba twibaza. Ariko buriya amarangamutima asunze ubwenge no gutekereza kwiza havamo ikindi kitari cyiza. Imam Sadiq alayhi salam aratubwira ati albanuna na'imun walbanatu hasanatun wallahu yas'alu 'anil na'im wa yuthibu 'ala alhasanat. Abana b'abahungu ni inema, naho abana b'abakobwa ni byiza, imigisha. Imana ibaza ku nema ikanahembera ibyiza. Al-Kafi umuzingo wa 6 paji ya 7 hadisi yaho ya 12. Icyo tubonye rero nuko umwana ari inema n'ingabire iva ku Mana. Umwana ni ikiza gituruka ku Mana. Abana bose ni abana. Hanyuma icya kabiri, umwana twamaze kwemera ko ari ingabire y'Imana. Uburere bwe sasa tumurere dute? Islam iraduhamagarira kurera abana bacu mbere yuko tubabyara. Biratangaje. Mbere yuko basamwa gute? Amateka aratwereka ko mbere yuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ifata umwanzuro wo kubyara umukobwa wayo Fatima Zahra alayha salam, yamaze iminsi 40 nakwita iminsi 40 yo kwiyeza, kurushaho kwitwararika no kwigengesera. Irangiye abari bwo habaho isamwa rya Fatima Zahra alayha salam. Ariko twebwe uyu munsi Imana tworohereze cyane, umugabo arava mu kabari tuvuge so mu Islam yataha iryo joro akarara ateyinda. Sasa umwana nk'uwo turashaka ko yabaho gute kundi kutari ukwiyi minsi nyine namwe mubona? Uyu munsi wa none abantu barakora ubusambanyi hakavukamo abana, mukumva se ko bigarukiye aho nta nkurikizi zigomba kubaho? Nshuti zanjye bavandimwe,
umwana akorerwa gahunda agategurwa uburyo agomba gusamwamo, ibigomba gukorwa n'ababyeyi be byiza muri iyo minsi yose barimo kwitegura kumubyara cyangwa se bamutwite, ibyo bagomba kwirinda, ibyo bagomba kubahiriza n'ibindi n'ibindi. Ibi ni nabyo tubwirwa muri hadisi ngo mujye mutangira kurera abana banyu bakiri mu nda za ba nyina, ndetse na mbere yuko ahubwo mutekereza gutera inda ku bagabo no gusama ku bagore. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam iti adibu awladakum fi butuni ummahatihim qil wa kayfa dhalika ya rasul Allah faqal bi it'amihim alhalal. Intumwa iti nimuhe abana uburere bakiri mu nda za ba nyina. Baramubaza bati ibyo bishoboka gute yewe ntumwa y'Imana? Irabasubiza iti mubagaburira ibyo kurya biziruwe bya halali, amafunguro meza yabonetse mu buryo bwiza. Ariko kubera kwirengagiza kwacu cyangwa se kuba tubizi ntitubishyire mu bikorwa, nibyo bituma urubyaro rwacu rurushaho kugenda rwangirikaho gutungana. Ntabwo mbere yo kubyara umwana habanza gusa gutekereza ngo azarya iki, azambara iki, aziga gute, azabaho gute n'ibindi. Ibi nibyo abantu bamenyereye. Yego nabyo ni byiza kubyara wabanje gutegurira umwana, ariko se kumutegura cyangwa se kumutegurira no gutegura ibijyanye n'ubuzima bwe bw'umubiri gusa. Umwana ntabwo ari ibuye, umwana si igiti, ni umuntu ugizwe na roho n'umubiri. Ni gute mbere yo kumubyara utekereza gusa ku by'umubiri we, ntutekereze ku bijyanye n'iby'ubuzima bwe bwa roho? Imam Bakr alayhi salam ati idha aradta alwalada faqul 'inda aljima' Allahumma arzuqni waladan waj'alhu taqiyan laysa fi khalqihi ziyada wala nuqsan waj'al aqibatahu ila khair. Imam ati mu gihe ushaka umwana ukwiye utunganye ukajya gukora imibonano mpuzabitsina, jya usaba Imana uti Imana nyagasani nzimanira umwana w'umukiranutsi udafite ingingo z'inyongera cyangwa ubusembe ubwo ari bwo bwose mu miremekere ye, yewe n'iherezo rye urigire ryiza. Ukaba wabona iyi hadisi mu gitabo Al-Kafi umuzingo wa 6 paji ya 10 hadisi yaho ya 12. Islamu yageze naho turangira ubusabe dushobora kwifashisha ngo abana bacu bakunde babe abana batunganye mu byaroho n'umubiri. Ariko se ninde ubikurikiza muri twe? Icyo nicyo kibazo gikomeye nyamukuru dufite uyu munsi. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam iti idha ata ahadukum ahla falyastatir fa innahu idha lam yastatir istahiyat almalaikatu wa kharajat wa hadarat alshayatin. Ushatse kubonana n'uwiwe umugore we bashaka umwana bajye biyorosa, iyo batabikoze abamarayika bagira isoni bakabava iruhande, amashitani akaba ariyo abegera hafi akabashungera. Hadisi igaragara mu gitabo Kanzul Amal. Muri make izo zose ni imvugo zitugaragariza ngo uburere bw'umwana cyangwa se gushaka umwana mwiza utunganye muri Islam ntabwo bitangira atangiye kumenya ubwenge. Bitangira yewe na mbere yuko umwana asamwa, bamutwise mu nda ya nyina, yavuka byo bikaba karusho. يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام. Muranyemerera mbe ncumbikiye hano bitewe n'uburebure bw'isomo, ariko mbizeza ko byanga bikunze mu gihe kitarambiranye kuri no YouTube channel yacu muri buhasange isomo rya kabiri rikomeza ku bigendanye n'uburere bw'umwana muri Islam nkuko tubisanga mu mvugo z'abantu bo mu rugo rw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Imana idushoboze itubashishe kwita ku byerekeranye n'uburere bw'abana bacu. Wa hadha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وصلى الله